umuhanzi mushyashya kuva muri Kibambaro Records tumuhereze ikaze rero muri studio za Radio Huguka twibwire uko bisanzwe tugwaye ikaze muri studio za Radio Huguka muvandimwe murakoze cyane. Okay, amazina yawe witwa nde? Amazina mfite menshi ariko iryo nkoresha ubu ngubu ni nkoresha Pareke muri music. Pareke. Numva ni Pareke ubu ngubu turi kumwe muri studio za Radio Huguka. Wenda nk'abantu batazi Pareke bamenya gute kuko ariko twije muziki aho ngaho. Ufite indirimbo zingahe watangira ryari? Indirimbo ubu ngubu muri Kibamba maze gukoreramo indirimbo imwe niyo yarangiye. Okay. Hanyuma mfitemo n'indi projet turi bukoreho nyuma yo kuvanga twe turakora muri Kibamba kabisa. Kibamba Records. Okay. Hanyuma umuziki wo nawutangiye kera. Nawutangiye kera ndumva narawutangiye around 2007 ndi mu seminari ntoya y'Ikagaye. Hanyuma nakoze no muri Morix Music. Ibutari Huye baranzi abo twagiye dukorana ama project atandukanye ariko ubu ngubu nkaba uko nakoze icyo gihe muri Morix Music nakoze nka producer cyangwa arranger de son ariko ubu ngubu nkaba ndi gukora nk'umuhanzi ibyo kwaranje nabaye mbisubitse kuko hari ibindi byinshi byo kwiga. Okay. Yes, hanyuma rero ubwo indirimbo yawe wakoreye muri Kibamba Records ngira ngo ni ingiye tumukumva sibyo? Yeah man. Niyo kabisa. Okay, reka tuyumve rero indirimbo yariyo ni indirimbo yitwa gute? Yitwa ni iki kijya mbere ariko producer Cenzo yayise ikijyambere. Nukuvuga niwe yayise ikijya mbere. Amagambo yari kuba menshi. Amagambo yari kuba menshi ubwo nk'umuntu nawe w'umuhanzi w'umuproducer w'umwarangeri. Abigenza gutyo. Yes, Cenzo ubwo rero indirimbo yiswe ikijya mbere ngira ngo ni indirimbo nshyashya kabisa yitwa ikijya mbere. Mu minsi mike turayishyira ku ma social network ya Kibambaro Records. Ni nayo wakoze. Ngira ngo abantu bagiye kumva bwa mbere kuri Radio Huguka kuko nta yindi radio nimwe bari bayikina. Okay, reka tuyumve sasa. Okay, ni indirimbo yiswe ikijyambere. Indirimbo nziza y'urukundo rwose ati mbwira ikijyambere kugira ngo nkwegukane. Indirimbo yahaze gutanga ubutumwa buhe. Iyi ndirimbo ubutumwa burimo hari ukuntu umuntu aba ari umusore abona afite buri kimwe kwa niko bajya bavuga. Afite akantu, afite umunyu, afite cash, imodoka, iki mbese afite buri kimwe. Hanyuma we akumva ko umukobwa wese yashaka gutereta ari ibintu byamworohera kubera ko afite buri kimwe. Hanyuma rero yagira uwo yegera gatoya bikabinsazi biko tubyita. Bikamucanga neza bateye abantu bose burya ntago ari kimwe. Birakaze. Okay. Yes, mwanguze cyane indirimbo ye afite ubwo yiswe ikijya mbere yakoreye muri Kibamba Records. Ubundi Cenzo mwamenye he wundi wana? Cenzo neka ari umurana kagenda. Cenzo kumenyana nyine nabyo n'ubuhanzi n'ibyagihanzi. Nta turaziranye mu seminari ndumva nawe ariho yise nabamubeshyera tangiye kubasebya. Ubwo rero nubwo tuziranye ariko ntago ariko twamenye tujya gukorana twamenyaniye kuri Facebook. Ndacata mbonye afite promotion
turavugana amama nimero turakontaktana then turavura okay aha hanyuma rero Kenzo ubwo noneho afite projet nyinshi zitandukanye afite umwana rwose ubona ko afite courage mu gukora umuziki pe kandi aranabisobanukiwe kuko ni umupianiste azi gukoresha ibyuma bigiye bitandukana by'umuziki na usanga nino ndirimbo rwose niwe contribution niwe wasanga ambwira ati curanga hagira gutya akora ibi gira gutya ndumva amajwi araya ku buryo ni indirimbo iri powerful baraza kumva ni indirimbo irizuka ariko icuranze ifite ama melody menshi cyane inyuma muri instrumental yes umusaza nyuma niki kijya imbere ubwo noneho umuziki noneho winjiyemo apana byo gusubira inyuma ndahabaye muziki ndi nawo ubwo abakunzi bawe ubwo ntago bongera kuza kubura ku ruhando